kwa mukuru wanjye. Ese wowe wisanzuye? Mba nisanzuye bafata nk'umwana mu rugo. So ubujya no gukinana nk'agapira we? Agenda agatambaza. Hari nta kintu ntago bajya bambongamira rwose. Mbese uwahajije gukora ikigo ko nshimiye ko ari kwa Petit Frere. Nahaje batari bazana umukozi. Barambwa ngo mbafashe imirimo. None haje umukozi nyine imirimo bari kuyikora. None se ubundi nawe ejo bundi naje kureba ngo tujye gukina barambwa ngo ntabwo wari wagiye. Amasaha yo kurya saa sita hari umuntu uza kureba undi ko? Ko muri ibisambo. Shabyihoreye mu rugo taduhuze. Ahubwo se mbwira. Jone hahandi wagiye kwiba imyembe byakugendekeye gute? Ntabwo biza ahubwo ni nacyo cyari kinze. None uraruka wowe yari gufata wayo gutarukwica. Ejo bundi. Bari rwabirindutse. Aha. Ejo bundi naragiye. Usore hari kwa Gasongo. Kwa Gasongo. Naragiye. Suzi ko hari igiti cy'imyembe imishishi rwose koko. Ya yindi iyo. Naragiye. Maje kugerayo. Kandi wowe zicwa n'inda yawe. Umva se mubwire nyine. Naragiye maje kugerayo. No, burarwa Gasongo urahagaze. None hari ukuntu gihagarara gifite inkoni. Ushaka kujya kigata kikuburura gati. Bagasonga gufasha. Hari ukuntu kijya gihagarara nabyo bituza byacyo bibyimbye. Kikigira uko nguko gifite n'inkoni. Iyo kigufashe wumvishe ngo wabishima kigufasha wowe gusa. Kivuka harisha ipensi. Nibyo ne. Ejo mundi ngo hari umwana ngo bafashe. Ngo bamufata ugutoki barakuvuna. Noneho yagufashije uje kumwiba imyembe. Aguhandura ibase y'imyembe yutayimaze kina gukorera. Imana ikizi. Kandi ngo ejo bundi ntabwo uzi wa mugabo bita. Ahubwo se baragasonga ari amaguru igize ngo nayi. Kareka n'amatije bamwambitse. Uriya ikire yari igikuri. Randira nitije bamwambitse yagiye gukina aravunika. Randitije bayambaye. Buriya burasa ntabwo ugiye gukina. Ugiye kwiba mukubita gatepura imwe akahita yambara. Kara kagabo kagera hasi. Nabonye ari inyume. Karumye kara kagabo pe. Karumye. Ubu nandi kumva ubunge ngo yari yambatije kote. Namufata nkabanda muhine kubita. Niyo amukubita karepura ntabwo yagera hasi aramuguriye n'ibyuma. Ariko hari umunsi umwe tuzahura mwereka ibintu nzagakura nzakavunagura nazatije nzazi kakaje kaje. Gasongo wewe wamushura. Urasendusha imbaraga. Ndatuza pita. Uranyitiranya wa mwana. Ragasongo nambaraga. Kare. Ibyo zabibaho. Aya masaha yagiye kuryama. Nkuko twajya kumureba tukareba ko twayirya. Anchuke. Aya nacyo yakujya. Urajyari ahantu ureba inkuna bafite. None ukuruta yabikora ndaza guhagarara. Wowe nkana agiye kubitugu. Wowe uri yihanura. Uragira nagira cyara mu mufuka. Ko shaka muri hano. Ko muri hano. Mpamvu turi hano. Nuko nyine kategeko. Wowe ntawandi. Nyine bye. Kuba kungusigaranye muri iyi minsi kamuzera. Agafunga. Ubu kuvuga ngo reba urwano urebe naho urwana bihurije. None siko mbana zogana kiteza. Hanyuma se mukaza kuganira aha ngaha. Mukaza kuganira hano kuri kano gati. Nyine none nabonye akanya ko kuza kumuganiriza. Kandi avuga ko ngo sinkashaka. Kanjye mu rugo. Avuga ko ngo sinkashaka. Ibintu kwicyana ibintu byo mu rugo. Kamara kubikurikirana. Kamariza sinzanu yagiye. Kamariza. Kanjye kubitunganya nabyo bitase ndabyose. Yo, Sara hano ngenda. Rwose mu byukuri urabona utari kumemukira. Ariko boss urabizi koko rwose n'ibyago twagize ntago ari kwanga kuguha amagana. Ako se buriya rwose urana bizagenda gute? Ako se boss ntubizi ko botike yanjye yahiye koko. Ntago ari kwanga kukwishyura. Ahubwo bitewe n'ibyago twagize ni kuko kuba amafaranga kandi urabizi ngo umwizere ngo umwaka tumaranye ntabwo nigeze nkwambura. Nese butike uri he n'amafaranga yanjye ari kuma yuko? Bira boss ra. Ntawe nese amafaranga naguhaga ntago uzi ko nayakoraga muri botike nacuruzaga. Nese urumva bizagenda bite ko? None se boss ihangane rwose byibura ubu kwezi urebe ukuntu watugenza. Okay, ikintu ngiye kugufasha noneho. Kuno kwezi ntabwo nzakubishyuza. Urakoze boss tuzabigerageza twese kwezi byarangira neza. Ubwo kuno kwezi ndakubasoneye ariko ukundi kuzakurikiraho. Nizere ko nta bintu byinshi uzambwira. Rwose murakoze nyakubahwa. Sana.
wari uri hese ko nari nakubuze abona rindi sirashe none ntaba mpakira gusa ntabwo ndi umugore wawe ese kuri umugore wanjye bivuze ko ahantu nari hose nakubwira ahubwo se utahambwiye wahabwiranye ntabwo ahantu hose ngereho nakubwira nari mvuye Okay. kwitembera reka ntacyo tureke kwirirwa twiraza imyanda cyangwa tuvuga ibintu byinshi nereza ngirira vuba ngirira ngira iki ntabwo ubizi se akareka nta kintu nzi ni ukumbwira ngo nguhereze yezu ndaguhereza we impereza gira vuba uhereze iki se nyine ase mvuga kangahe kugira ngo ndapfe kubizi neza ko ngerageza kukwihanganira nkagerageza kwitonda nk'umuntu usenga gerageza kwitwaraho neza nkakwerera imbuto abantu bose mberera imbuto nta muntu n'umwe nyangirana ikibazo nawe none se waretse kunzamurira satani none habaye iki ntabwo uvuye kwacabiranya se vuye none se niba uvuyeyo kuki ushaka kumvuna mu bwonko ni ukubera iki kuki se habaye iki njye ntabwo ndi gusaba wari ugiye kubasuhuza se mbere ye njye nawe mvuye kwireba apanga yibanze ntubarebaho iki ndeba uko bameze ndeba n'amazu uko ameze ngewe mukaceranya yampamagaye arambwira ngo ngende mbwire ngo ngende mbashyiremo parafo n'urugi rwo ku cyumba cy'umwana hanyuma nyine ndibashyirire niyo parafo nawe nyibashyirire njye rero ibintu uri kumbwira nta nubwo ndi kubyumva neza mukacabiranya urugi rwo ku cyumba cy'abana iparafo ibyo se bihuriye n'amafaranga buretse mukacabiranya yaguhamagaye yego ngo urugi rwo ku cyumba cy'abana ngo iparafu ibyo bintu ngewe ntabwo ndimo mbyumva neza none iparafo urugi rwo ku cyumba cy'abana bihuriye he n'amafaranga nta mafaranga baguhaye nyumva ukuntu byagenze ngiye mukacanya mpamagara arambwira ati ashaka parafo n'urugi ndangije njyayo ndabibarebera ndetse nanavuyeyo nabemereye yuko mu minsi mikeya ndaza kuza hanyuma se amafaranga baguhaye amafaranga agenda ko bambwiye ko bakwishyuye amafaranga y'amezi 10 ese madanje uri kumbaza ibintu by'amafaranga nibaza nifitiye urukumva birahurira he kigerekana nigenda njye ibyo ntabwo nshaka nakubwira reka ubwo wayahaye yanda nabonaga muri kumwe ubwo nawe wayahaye ariko mana yanjye kopa nawe ntabwo uzi ko amazi ari ubuzima tatu birakwishe bagiye kuryama se ko ntabwo nije 3:00 sado zirabura iminota 2 shangiye nta bitotsi mfite pe ndeba nigume hano muri salo yega cyangwa ngo amazi ukarabe mu maso nushaka kumwe muri salo akiramo amazi ramera neza maze ni ubuzima ariko ntabwo ibitotsi oya ariko wakaraba no mu maso da hafi yongeye akajya kuryama bwije umwana we yafatiye wumva nubwo wanamuteruka muta no mu ishyamba ntiyapfa kubimenya umwana nyine ko ari umujyanire cyangwa kibaza kwisinzira cyane yaza bafite stress nk'izanjye njye numva nashaka no kujya kuryama yagucanza ni hatari sama sister wambwiraga ibyo bimeze yego kumana ntabwo ubizi ibyo nendaga kukubwira uzi ko mu kanya anyohereje 20 anyohereje 20 yego kumana uzi ntabwo wumva bigushimishije we agiye kuza ejo bundi araye kwiba ejo azarara inaha ejo azaba yageze inaha ku mubuga umva agiye kuza rero kuko ashaka inzu nyine ashaka gukodesha
uyu narayibonye ubu agiye kuza afite amafaranga igumana mukagenda mumagaye navuga ati ako ngiye ntabwo ndabimenya ubundi abadiaspora ni abantu bameze ute ngiye ntabwo njya mbisobanukirwa ni abantu nanjye ko mbyumva ni abantu baba baravukiye mu Rwanda bakajya kuba hanze bakagaruka mu Rwanda ubu nanjye ngiye nkajya wenda nko muri Congo nkagaruka ubu nanjye nawe ndi mu diaspora bakagaruka witwa ubwicanyi oya nawe baba y'intambara nyinshi cyane ariko wenda ni nk'icyo gihugu ushobora kujyaho nkazana njya numva natavuga muri Amerika nese ubwo nko muri Amerika nese umuntu agiye nko mu Burundi yabaga mu kihe gihugu yego ngo yabaga muri Mozambique ariko afite amafaranga mwana ushobora ndetse namubwira ati wa muntu kuko yashakaga yuko ngo mfatira ngo iyo nzu ngo bagiye kujyamo ngo mwohereze amafoto yayo ngo nyimwereke ngo namba video nabwo ati nta rwose pe ugati nta internet nazo bose bamushakiye inzu nziza nyine nko nziza pe nta kintu baye kuko n'ibikoresho byose birimo ahubwo nabwo ati kereka bonye nka desa nkagura da sinyize 20 internet zaho niba zigura ngahe ntabwo mbizi uze ngo wamubwiye ngo naguhe 200 ugure internet ubundi ufotore iyo nzu umwoherereze ahita akohereza 20,000 tuzarya ariko inyama n'abagore mana igihe umva ahubwo numva najya no kurya ibitotsi barazitetse ubu saa 3 z'ijoro ryo kugura inyama kanivugiraga mbese izo internet nyine waziguza mwoherereje yego ukuntu nahise mbikora nyine nahise guriza 3 z'ukwezi ukumva gusa mega za 3 z'ukwezi zariziye mbese ubu ngubu tuvugisha ukuri amayero 20 wenda niba ngombwa ko ari n'ahandi ashaka kugura gusa mugore banza reka mbanze ngo bazivuga ngo niba n'ahandi ashaka kugura izo mega wenda wari gukuraho 200 ariko ubundi mega z'ijana zo nizibamo aka nawe batanga iza 200 okay iza 200 kabanza ukamwohereza ibyo bintu n'ubundi ejo azaza ibindi bintu ubundi bindi ugiye kumwereka ni ibiki ube nawe ubona amafaranga tuboneye ubuntu tutavuga reka kuyabona mu ntabwo bisobanuye ngo mega za 3 zikize ziki reka nkubwire kugeza aka kanya uri kumva umuntu ugiye kugeza tumye n'ibitotsi ahubwo n'ubwo amahane yawe rwose nawe mva nkubwire ntabwo ari amahane kugeza aka kanya ngo mega za 3 z'ukwezi ukwezi iki se ni umufuka w'umuceri uguze uzamara ukwezi ni ibirayi n'iki kugenda jya unyumva dore ko abagore n'ibiryo rwose rwahise banga abagore n'ibiryo gusa mva nyine nkubwire kugeza aka kanya we agiye kugura amafaranga basi ngo icyumweru nimba wumva kuvuga ngo niba hari n'ibindi bintu ushaka gutaha uri ko rupa agiye kumuzagira ugiye kugira ibintu ko muri uyu mudugudu ndi umuntu uzwi kandi ufite ubuntu bw'ubunararibonye cyangwa abamikomisiyoneri sinamenye nyine wenda nuko yaraperereje apereza muri aka gace asanga nyine ngo turabana ngo urugo rwacu ngo rw'abantu basobanutse oya kuba wenda ibyo byo ni ibintu bisanzwe urumva ariko ntabwo nawe bisobanuye ngo nimba umufashije uyu munsi wenda iyo nzu yayimuboneye umuntu ugiye wenda kuza muri karitsiye atazi yagusaba ngo bamushakiye inzu iraboneka byarangiye azaza yigemo urumva nta kindi kintu kuvuga ngo nuko n'uri kuvuga ngo mega ngo hari ibindi uzajya umwereka ibiki bizajya bisa internet kandi igisekeje uzajya muri karitsiye zimwe birumvikana reko reka nkubwira umugore we sigo kugeza aka kanya buriya nta mpamvu yo kwikundishwa ku bakene uba ugomba kugira inshuti z'abakire kuko iyo uri kugira inshuti y'umukire nawe bari kugana mu nzira y'ubukire ntabwo ubizi rero ntabwo nigeze mvuga ngo ni muri inshuti pe ariko se kuba inshuti na mega za 3 waguze zayo mafaranga yose bihuriye uba amafaranga 17 byasagutse ubu urumva ari ikibazo ibyo 17 basida habwe ikibazo ndabifata mbiguhe byose uyaguma uyatware yombi yawe ikibazo uko asesaguye ntabwo ikibazo ari amafaranga yasigaye ubwo warebye ubona mu bintu byose ukeneye byihutirwa ni mega za 3 z'ukwezi mega ari guzima mpamvu naguze data nuko wibikaza wa mugore we wibikaza 3,000 yego ni menshi ariko banza wumve kugeza aka kanya umuntu uri banyoheje amafaranga 20 uri kumva ayo mafaranga 20 mbere yuko ukwezi gushira ya mafaranga
nasaguye ibihumbi 19,800 nkayaguha tukayakoresha yabize ntabwo uzakenera ikintu ufite amafaranga ngure kukigura agashira bikaba ngombwa yuko wenda ashobora kuma n'akazi nkajya kumurebera inka nziza kuko ashaka ngo kuzana ifamu binaha yego kumana nosa amata urabiza abantu babasemu bakunda amata cyane kandi bakunda ajya kuri daya yari iki yakwiyororeye inka akakishyura abashumba aho uzanjye namubereye umushumba ngiye ngo umushumba ariko no vamushyize imbere cyane ibintu byose ngo umva uzajya ubikora ibintu byose ngo uzamushakira inka mushakiye amazu wagize uzajya kuzana mubera n'umukozi oya ntabyo mukuzeka buriya ushaka inka ryamangana uzi ko akanya dushobora kwisanga oya nuse ryame nk'inka nyine hano mu nzu ikibazo ngo bivuga ngo ushaka inka ryamangana nese ukeka ariko ngo kuba inshuti nk'umukire ibyo bizakugira umukire wakwiturije ko mfite tageti tegereza uzanshimira dushobora kumukuraho inzu tukamukuraho inzu tugasigara twubatse bigize umunyamitwe waranyibagiwe ubu aya mezi 10 turi muri iyi nzu twishyuye ejo uri kumva tugomba kuzayamaramo turi mu nzu yacu nicyo niyonge kukwereka ko ndi umugabo ntabwo ibyo nabikora ubona amafaranga ngo yagumbonye mu bufaranga 20,000 ngo isuvuga ngo isugura ngo mega ngo za 3 mega zidafite ikintu kimwe